Reka dukomeze tugushimire cyane wowe wahisemo gukurikira ibiganiro byacu, ariko by'umwihariko turashimira mwe mwibutse gukora subscribe, mwe mujya mwibuka gukora share kugira ngo amahirwe muba mwagiriwe yo kumenya byinshi ku biganiro byacu ndetse no ku buzima bwanyu mujye muyasangiza abandi. Nkuko rero mwabidusabye muri benshi muti mujye mwibanda ku biganiro bivuga ku buzima, kubera ko isi iri kugenda yugarizwa n'ibyorezo bitandukanye. Uyu munsi tugiye kubabwira vitamini 10 za mbere z'ingenzi umugore abagomba kugira ndetse naho abagore ndetse n'abakobwa muri iki gihe bihatira kurya indyo ituma imibiri yabo irushaho gukora no kugaragara neza. Indyo yuzuye kandi ifitiye akamaro umubiri ntigomba kuburamo izi vitamini zikurikira. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero tugiye kubabwira vitamini 5 za mbere z'ingenzi ku mugore ndetse naho yazisanga. Abagore ndetse n'abakobwa muri iki gihe bihatira kurya indyo nziza ndetse ituma umubiri wabo ugaragara neza ukaba nk'uko babishaka. Indyo yuzuye kandi ifitiye akamaro umubiri ntigomba kuburamo izi vitamini. Ni muri urwo rwego twabateguriye vitamini 5 za mbere z'ingenzi ku bagore n'abakobwa muri rusange. Vitamini ya mbere ni vitamini B12. Iyi nayo ni vitamini y'ingenzi abagore bagomba kubona buri munsi kuko ituma uturemangingo dukomeza kwiyuburura no gukorwa kwa proteine. Vitamini B12 irinda indwara z'umutima, gutakaza ubwenge no kubura amaraso. B12 kandi yifashishwa mu kuvura kwigunga, depression no gukomeza imikorere myiza y'urwungano rw'imyakura n'ubwonko. Mu gihe umubiri ufite idahagije bitera ikibazo cyo kumva wigunze, cangwa no kurakazwa n'ubusa kenshi. Kuyibura mu mubiri bishobora gutera kandi kubyimbirwa ku rurimi cyangwa mu kanwa muri rusange. Aho twayisanga, iyi vitamini iboneka mu bikomoka ku nyamaswa cyane amata, amagi, amafi, fromage, yawurute cyangwa ikongerwa mu binyampeke bimwe na bimwe. Indi vitamini ni vitamini C. Vitamini C niyo vitamini izwiho kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Ifite akamaro gakomeye ku bagore, ifasha mu kwihutisha gukira, gutuma hengera mubiri cyangwa se tissue zikora no kugabanya ibyago bya kanseri zitandukanye, indwara z'umutima no kwangirika kwingira mubiri. Igira uruhare runini mu ikorwa ry'insoro z'amaraso zitukura. Aho tuyisanga ni mu macunga, inkeri, urusenda, poivro, inyanya, ibirayi na grapefruit. Indi vitamini ni vitamini D. Vitamini D ni vitamini y'ingenzi cyane mu gukomeza amagufa. Vitamini D hiyenga mu binure, igafasha mu kwinjiza calcium mu mubiri. Ifashwa mu kwirinda indwara zibasira ubwonko n'urutirigongo, indwara z'amafunguro, indwara z'amagufa no mu ngingo ndetse na za kanseri. Vitamini D ifasha no kugabanya ibimenyetso by'uburibwe mu gihe cy'imihango no gutuma ubona neza. Kubura iyi vitamini byangiza amagufa bikaba byanatera kugenda avunika. Aho tuyisanga twavuga nko kubona iyi vitamini D byoroshye, nko kujya kwizuba nibura iminota 15 ku munsi bishobora kuguha ikigero cya vitamini yose ukeneye ku munsi. Ibiryo bikize kuri vitamini D twavuga amafi, amata, amagi ndetse no mwijima. Indi vitamini ni vitamini E. Vitamini E ifite ubushobozi bwo kurinda gusaza, ikora mu kurinda kwangirika k'uturemangingo ndetse ikagabanya gusaza k'uruhu n'indi mihindagurikire mu mubiri. Ifasha kandi mu kurwanya indwara z'umutima, ishaza
gusaza mu maso, gutakaza ubushobozi bwo kwibuka n'indwara za kanseri. Iyi vitamini kandi ni ingenzi ku ruhu n'umusatsi, niyo mpamvu uzasanga yongerwa mu mavuta abagore bisiga. Aho tuyisanga utubuto duto twinshi nka almo, ubunyobwa, iboneka muri epinari, amavuta y'ibigori, imbuto z'ibihwagari n'amavuta yabyo, marigarine ndetse n'amavuta yitwa cod liver oil. Hanyuma indi vitamini tugiye gusorezaho ni vitamini K. Vitamini K igira uruhare runini mu gutuma amaraso avura, kugabanya indwara zitandukanye z'umutima no gutuma amagufa akomera, ikaba kandi ari ingenzi mu kongera ubwirinzi bw'umubiri n'ingufu. Aho tuyisanga utubuto duto twuzuye, imboga rwatsi, amavuta ya soya ndetse n'ay'amafi. Mu gusoza, kurya imbuto n'imboga zihagije buri munsi nibwo buryo bwo kubona izi vitamini zose tumaze kuvuga hejuru. Niba utabona ariko izi zihagije mu byo kurya byawe, hari ibinini bitandukanye by'inyongera y'izi vitamini biboneka muri za farumasi hirya no hino. Gusa mbere yo kubikoresha, banza ugisha inama muganga. Reka tugushimire wowe waduhaye umwanya ukadutiza amaso n'amatwi ugakurikira ikiganiro cyacu kuva gitangiye kugera kirangiye. Tugusaba gukora subscribe no gukora share kugira ngo abantu bakomeze kugirirwa amahirwe yo kumenya byinshi bijyanye n'ubuzima bwabo. Komeza rero ugire impagarike n'ubugingo, iri n'ipfundo ry'ubuzima. Protein Bashimana niwe wabateguriye iki kiganiro, mukomeze mugubwe neza.